Amazina yanjye nitwa Sebugorore Henerico. Bamvuze umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru mvuye Kimironko ya mbere. Ubwo ni mu murenge nyine wa Kimironko, umudugudu ni Erindiro. Nishimiye ko mwongeye kunzirikana. Nshimira cyane abayobozi b'itorero badutekerejeho bakumva yuko dukwiriye kubana namwe kuri uyu munsi. Dufite ikiriyo cy'umushumba witabye Imana twakoranye muri Kimihurura, umushumba mukuru wabaye umushumba kera mbere yanjye, ariko igihe kigeze baza guhunga bavuye Kongo, nimuriwe muri paruwasi ya Kimihurura, musangayo aruhukiye ku itorero rya Kacyiru yitabye Imana. Akaba muramu umushumba Jonathan ari mwatumiye wagombaga kubana namwe aharejo. Arambwiye rero ngo nzababwire ko yagize ibyago niyo mpamvu ataje. Dufite insanganyamatsiko tuganiraho. Nabikuyeho arura wa murongo wo muri Petero. Ni kiriya gice cya Petero wa mbere 2:5 bivuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Harimo amagambo abiri y'ingenzi, kandi no muri Bibiliya harimo ijambo rivuga ibuye rizima, n'ubwoko bwera cyangwa se ishanga ryera. Nagira ngo dusome n'indi mirongo ishigikiye uriya murongo, twese tujyanye muri Matayo ibice 16 murongo w'18. Umurongo urimo umutwe tugiye kuganiraho. Kiriya ni igice, ariko umutwe w'ijambo tugiye kuganira uri hano muri iki gice mbabwiye cya Matayo ibice 16 murongo w'18. Haravuga ngo n'amagambo n'ubundi yabwiwe Petero. Uriya haravuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo itorero. Niwo mutwe, iyi ni insanganyamatsiko, ni igice cya Bibiliya, ariko umutwe nyirizina tugiye kuvugaho uwo nahisemo ko tuganiraho ni itorero. Na birya bindi twasomye biraza kuzamo. Ndavuga ibintu bigeze muri 4 ku itorero. Cya mbere turarebera hamwe itorero iki. Kabiri turaza kuganira ku nshingano z'itorero riri mu isi. Gatatu turaza kureba ku bintu 4 Kristo ashaka ku itorero rye. Kane
turaza kuvuga ku masezerano ane akomeye itorero rifite, tuza no gusenga. Mu bitabo bisobanura amagambo bita dictionnaire bavuga ko itorero rifite ubusobanuro bubiri. Muri dictionnaire Petit Larousse, itorero rifite ubusobanuro bubiri. Ijambo itorero bavuga ko itorero ari ishyirahamwe ry'abantu basangiye ukwizera. Ishyirahamwe ry'abantu basangiye ukwizera, icyo nicyo gisobanuro cya mbere muri dictionnaire. Igisobanuro cya kabiri bakavuga ko itorero ari ahantu abantu basengera. Iyo uvuze itorero rya Rehoboti uba uvuze ahantu, iyo uvuze itorero rya Remera uba uvuze ahantu, iyo uvuze itorero rya Kimironko uba uvuze ahantu. Uko niko dictionnaire bivuga. Ariko muri Bibiliya ijambo itorero rifite ubusobanuro butandukanye, aribwo ngiye kuvugaho muri aka kanya. Ubusobanuro bwa mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya mbere umurongo wa 22 n'uwa 23, bavuga ko itorero ari umubiri wa Kristo. Ni ijambo ryumvikana ngira ngo umubiri w'umuntu murumva icyari cyo. Itorero ni umubiri wa Kristo. Iryo jambo risobanura ko Kristo yashyizeho itorero kugira ngo muri ryo yiyerekane, abantu bamubone, babone icyubahiro cye, babone gukomera kwe, babone n'imbaraga ze. Itorero ni umubiri wa Kristo. Umubiri w'umuntu ufite ukuntu utahura ibintu biwunyuze ku ruhande. Hari uburyo umubiri wawe usantire ibintu, kumva ibintu bitambuka, ari ibiwunyuzeho ari bitambutse umubiri ukabimenya. Niko nta kintu na kimwe kibasha kugera ku mubiri wa Kristo atabizi, kubera yuko ni umubiri. Iyo hari akantu k'agakoko kinjiye mu ipantaro cyangwa mu ijipo kakazamuka hariya ku murundi wanjye, nubwo kaba kangana n'inda, ariko umubiri urakumva. Umubiri uhita umbwira yuko hari ikintu gisha kinjiye ku mubiri wanjye. Iyo hari akantu k'agakoko gashaka kwinjira mu jisho ryanjye, hari udusatsi turi hariya ku jisho duhita dukora defense y'ako kantu gashaka kwinjira. Uko umubiri wawe utahura ibintu bishaka kuwinjiramo, niko na Kristo ngo atahura ibintu bishaka kwinjira ku itorero rye. Nta kintu na kimwe gishobora kwinjira ku mubiri wa Kristo ngo areke kubimenya. Itorero ni umubiri wa Kristo. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 12 umurongo wa 32, Bibiliya iratubwira ngo itorero ni umukumbi mutoya. Hari ahandi Bibiliya ivuga ngo ni umukumbi w'Imana, ariko hano Yesu yakoresheje ijambo rivuga ngo itorero ni umukumbi muto. Ni ijambo yavuze ngo mwa mukumbi muto mwe ndimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Itorero ni umukumbi w'Imana.
iyo jambo risobanura ko uwo mukumbi ukwiriye kwitabwaho, n'abantu bakwiriye kwitabwaho. Niyo mpamvu Imana yashizeho abashumba bo kwita ku mukumbi. Bafite inshingano yo kubungabunga umukumbi no kuwurinda no kuwubera amaso no kuwusengera. Bariya bitwa abakumbi b'umukumbi. Yesu arakubwira kuri uyu mugoroba ngo umwamukumbi muto mwe nimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Tugira ibidutinyisha byinshi n'ibidutera ubwoba, ariko uyu munsi Yesu arakubwiye ngo nduki so arishimira kuguha ubwami. Itorero ryitwa umurima w'Imana. Ni mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere bice 3 umurongo w'9. Uhereye ku murongo wa 6 tugasoma haruguru gatoya, Paulo asobanura yaravuze ngo itorero ni umurima w'Imana. Yaravuze ngo yateye imbuto, Apolo ngo aruhira, ariko aravuga ngo wateye n'uwuhira barahwanye kandi buri wese ngo adahembwa nguko yakoze umurimo. Ariko aravuga ngo Kristo niwe wakujije imbuto. Itorero ni umurima, kandi muri uwo murima hakabaho igihe dusabwa gutanga imbuto. Akaba igihe muri uwo murima wewe nanjye dusabwa kwera imbuto, uha umwami Yesu imbuto. Niyo mpamvu uzasoma amagambo muri Bibiliya muri Matayo nk'igice cya 21:33, uzasanga hari amagambo avuga ngo abagaragu ngo bimye shebuja imyaka ye. Ni ukuvuga ko Kristo afite umurima witwa itorero, kandi muri uwo murima awukeneyemo imbuto. Kandi nge nawe dukwiriye kwera imbuto, dukwiriye kumuhereza imbuto. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ko turi abakozi muri uwo murima. Turi abakozi bahamagariwe gukora muri uwo murima w'Imana, kandi buri wese akazahembwa nguko azaba yarakoze umurimo. Kane, itorero ni inzu y'Imana. Tugeze kuri ya nsanganyamatsiko yanyu. Itorero ryitwa inzu y'Imana. Imana yiyubakiye inzu yitwa itorero. Kandi ijambo Petero yanditse hariya arerekana yuko turi ibikoresho kuri iyo nyubako y'Imana. Nibyo agaragaza hariya, avuga ngo nuko namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka yo kubabwamwo n'Imana. Hariya hatubwira yuko turi ibikoresho kuri iyo nzu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigusaba njyewe nawe ngo twubakwe nk'amabuye mazima. Nagira ngo mbabwire ko amabuye yose ntabwo yubaka. Nubwo muyabona nyanyagiye mu muhanda, ariko ntabwo amabuye yose yubaka. Iyo ushaka kubaka inyumba nziza, inzu nziza, hari ahantu baza gucukura amabuye yo kubaka akomeye yo kubaka inzu y'Imana.
Petero arakubwiye uyu munsi ngo nuko nawe wubakwe nk'ibuye rizima kugira ngo ube inzu y'Imana. Iki jambo ry'Imana ridusaba kubakwa nk'amabuye mazima kandi dufashe ku nguni y'ibuye ryitwa Kristo. Kuko Bibiliya haruguru haravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ngo ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Nuko namwe mwubakwe kuri ryo kugira ngo mube inzu y'umwuka. Ariko ku rundi ruhande Bibiliya ikerekana yuko turi abubatsi kuri iyo nzu y'Imana. Turi ibikoresho ngaya matafari mubona hano yubatse neza, ariko ku rundi ruhande turagaruka tukaba abubatsi kuri iyo nzu. Na magambo Paulo yandikiye Abakorinto mu bice 3, urwandiko rwa mbere umurongo w'10. Yaravuze ngo nguko ubuntu bw'Imana bungana, ngo nashizeho urufatiro ngo mwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Ariko aravuga ngo umuntu wese yirinde uko yubaka, kuko nta rundi rufatiro tugomba gushiraho uretse urwashizweho ariko Kristo. Ariko aravuga ngo umuntu niyubaka izahabu cyangwa kubakisha amabuye y'igiciro cyangwa kubakisha ibiti cyangwa kubakisha ibyatsi cyangwa ibikenyeri, Paulo aravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa kuri wa munsi, kandi uzerekanishwa umuriro niwe uzapima ibyo umuntu yubatse. Ibyo wubatse kuri iyo nzu ngo bizapimishwa umuriro. Imirimo yawe ninyura mu muriro igatambuka uzahabwa ingororano, ariko imirimo yawe ngo nisha uzarakorwa kukuwe mu muriro. Mu binzu y'Imana y'umwuka, ariko kandi mube n'abubatsi beza. Umuntu niyubakisha izahabu ndishira nibuye ry'igiciro. Umuntu niyubakisha ifeza ni igiciro. Ariko inzu yubakishije ibiti n'ibyatsi ntabwo ishobora kuresista ku muriro. Bayita nyakatsi. Iyo bashize kibiriti gusa kabiriti gato ugakongeza, nyakatsi ihita igenda. Imana yiyubakiye inzu yitwa itorero. Turi inzu y'Imana. Ndashaka kubabwira ibintu bine by'ingenzi kuri iyo nzu y'Imana. Ndarahatambuka ndababwira ibintu bine by'ingenzi Bibiliya ivuga kuri iyo nzu y'Imana. Nari maze kuvuga bibiri. Cyambere, turi ibikoresho byo kubaka iyo nzu. Cya kabiri, turi abubatsi bo kubaka kuri iyo nzu. Ariko ikindi dukwiriye kumenya, iyo Bibiliya ivuga inzu y'Imana, nta Imana izaba izatura. Inzu y'Imana bitwerekana gahunda yo mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana hagira gahunda. N'amagambo Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere ngira ngo n'ibice 3 umurongo w'14 cyangwa 15. Yaramubwiye ngo Timoteyo, nditegura kuza kugusura, ariko ngwandikiye kugira ngo nindinda uzamenye ibikwiriye kugenderezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana. Mu nzu y'Imana hari ibigenzerezwamo, hari gahunda yo mu nzu y'Imana. Ibyo ni ibintu abanyetore bakwiriye kumenya, bakamenya ko inzu y'Imana igira gahunda. Mu nzu y'Imana ntabwo umuntu yitwara uko yishakiye. Niyo mpamvu abantu bakwiriye gutinya inzu y'Imana.
Dawidi yaravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka. Nagira ngo mbabwire ko mu nzu y'Imana haba imigisha utabona ahandi. Hari umugisha wo mu nzira, hari umugisha wo mu muhanda, hari umugisha wo muri quartier iriya, ariko hari n'umugisha wo mu nzu y'Imana. Hari umugisha w'aha hantu utabonera ahandi. Niyo mpamvu abizera dukwiriye gukunda kuba mu nzu y'Imana no kuyizamo, kuko hari imigisha tubonera aha hantu tutabonera iwacu muri quartier. Dari ku ijambo rivuga ngo gahunda yo mu nzu y'Imana. Ariko hari irindi jambo Petero nanone uyu yanditse arindwi, yaravuze ngo urubanza ruzabanziriza mu nzu y'Imana. Ntabwo ibintu bizatambuka gusa, ntabwo tuzaririmba gusa, ntabwo tuzahimbaza gusa, ntabwo tuzabwiriza ubutumwa bwiza gusa, ntabwo ari ukudiyakona gusa, ntabwo bya mirimo yose ikorwa mu itorero. Bibiliya iravuga ngo urubanza ruzabaho kuba mu nzu y'Imana. Urubanza ruzabaho. Buri wese azabazwa icyo yakoze mu nzu y'Imana. Igihe wamaze mu nzu y'Imana wakoze iki? Nuwe mugisha wazanye mu nzu y'Imana? Wabaye umuntu wagize akamaro kangana gute mu nzu y'Imana ku bandi bizera? Urubanza ruzabanziriza mu nzu y'Imana. Itorero ryitwa umugeni wa Yesu. Amagambo Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 ibice 11 umurongo wa 2. Yarababwiye ngo ndabafuhira ifuhe mw'Abakorinto ryo mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, kugira ngo nzamubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Itorero n'umugeni wa Yesu. Iryo jambo risobanura ko Kristo yakunze umugeni hano ku isi, yakunze itorero. Iryo jambo ritwereka urukundo ko Kristo yagukunze. Kristo yarankunze. Kristo afite umugeni we hano, kandi umunsi umwe azaza gutwara umugeni. Niyo mpamvu amagambo yo muri Matayo ibice 25 umugani w'abakobwa 10 n'amagambo ateguza umugeni wa Yesu Kristo azaza gutwara. Yashuwe 19 umurongo wa 7 hari amagambo avuga ngo tunezerwe twishime kandi tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we ngo akaba yiteguye, ahawe kwambara umwenda mwiza. Aravuga ngo umwenda urabagirana n'imirimo gukiranuka yabera. Itorero ni urusengero rw'Imana. Abakorinto rwandiko rwa 1 umurongo wa 16 n'amagambo Paulo yavuze ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Paulo aravuga ngo umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana izamusenya. Itorero ni inkingi y'ukuri. Itorero ryitwa inkingi y'ukuri. Mu magambo Paulo yandikiye Timoteyo muri rwa rwandiko nababwiye, itorero ryitwa inkingi y'ukuri. Aho ukuri kubuze bwakagombye kuboneka mu itorero ry'Imana. Niyo abantu bakagombye kugushakira, ariko abantu ibinyoma babigize umucyo. Umuntu arabesha kumva ko ntacyo bitwaye, ariko ukuri ukwiriye kugaragarira mu binzu y'Imana. Itorero nk'inkingi y'ukuri bisobanura ngo itorero ryahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza.
mu isezerano rya kera cyangwa mu bihe bya kera inkingi ntabwo zabaga ari zo gufata inzu gusa. Inkingi zifashe inzu zirihe hari uburyo zihishe ahantu, ariko zabaga ari nizo gushyiraho amatangazo. Iyo ugeze kuri poto hanze udahasanga amatangazo, abatanga amatangazo bashyira ku nkingi, bishaka kuvuga ngo itorero ryahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Itorero ni umubari ushyitse w'abantu bitwa abanyamahanga. Ni amagambo dusanga mu Baroma ibice 11:25. Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana yataye ubwoko bwayo bwa Isirayeli kuko abantu bajya bibwira ngo kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo abisirayeli bazacungurwa. Ndashaka kubabwira ko turi mu gihe cyacu cy'abanyamahanga. Torero, ndashaka kubabwira ko turi mu gihe cyacu, ariko igihe cyacu kiri hafi kurangira. Imana ikongera igahindukirira ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Ntabwo yabataye, ahubwo yarabaye nk'ibirengagiza kugira ngo umugisha utugereho natwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana izongera igaruke ku bwoko bwayo. Niyo mpamvu igihe cyawe ufite ukwiriye kugicunga neza. Itorero ni umugambi w'Imana uhoraho. Bibiliya iravuga ngo Imana yagambiriye kera mu Baefeso ko duhinduka abana bayo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Twari mu bigambi y'Imana tutarabaho. Ndagira ngo nkubwire ko utarabaho Imana yari gufite mu migambi yayo. Iyo mpamvu ijambo ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo nakumenye ndarakurema, nakwejeje utaravuka kandi ngushyiraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Itorero ni igitangaza cy'Imana. Itorero ni igitangaza cy'Imana. Kuva itorero ryabaho ryagaragaje impande ebyiri gusa z'imibereho yaryo. Itorero riri mu isi ariko ntabwo ari iry'isi. Itorero riri ku murongo w'iherezo hagati y'ibyabayeho n'ibizakurikiraho. Bavuga yuko itorero riri hagati. Ushatse kurishyira mu gihe cyaryo, itorero riri hagati y'ibyabayeho n'ibizakurikiraho. Hari umwanditsi wavuze ngo itorero ni igice kimwe cy'ubwami bw'Imana mu isi y'abantu, ngo rikaba n'umutwe w'ingabo ziri imbere y'izindi ku rugamba. Ni igice kimwe cy'ubwami bw'Imana mu isi y'abantu, ngo rikaba n'umutwe w'ingabo ziri imbere y'izindi ku rugamba. Mu rugendo ruja mu ijuru, uwo mwanditsi yaravuze ngo itorero rishobora guhura n'ivumbi, ariko mu buryo bw'igitangaza ngo rishobora kumurikirwa n'umucyo uvuye ahandi hantu. Itorero ni ikimenyetso cyo mu bihe bizaza, rikaba n'ingwate n'umuhamya wo kuza kwabyo. Turi ku ijambo rivuga ngo itorero ni igitangaza cy'Imana. Itorero ni ubwoko busha Imana yiremeye. Mu rwandiko rwa kabiri cyangwa rwa mbere rw'Abakorinto mu bice 10:32, Bibiliya iravuga ngo itorero ni ubwoko busha. Muri icyo gice havuga amoko atatu y'abantu. Ubwoko bwa mbere ni Abayuda n'idini yabo.
ubwoko bwa kabiri ni abagiriki n'imico yabo. Ubwoko bwa gatatu ni itorero. Na magambo Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo ntimukabere abayuda ikigusha cyangwa abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Imana yafashe abayuda n'abanyamahanga ibaremamo umuntu musha witwa itorero. Paulo yandikiye Abaefeso ngira ngo ni mu bice 2 umurongo w'11 yaravuze ngo kera mwebwe mwitwaga abanyamahanga. Aravuga ngo mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'indoge ku mubiri bitaga batakebwe. Aravuga ngo mwari mutandukanijwe n'ubwoko bwa Isirayeli, nta byiringiro mufite by'ibizaba, kandi ngo mwari mwisi mudafite Imana rurema. Ariko aravuga ngo kuko muri Kristo Yesu, ngo mwigizwe hafi n'amaraso ya Kristo. Aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rutugabanya, kugira ngo bababiri abarememwo umuntu musha witwa itorero. Itorero n'ubwoko ubusha Imana yiremeye. Mu mvugo y'ikigiriki ikintu gisha gifite ubusobanuro bubiri. Hari ikintu gisha mu gihe, hakaba n'ikintu gisha mu bwiza budasanzwe. Itorero n'ubwoko busha mu bwiza budasanzwe. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yabonye itorero rizamutse mu gice cya 7 uhereye ku murongo w'9 ageze ku murongo w'13 arabaza ngo mbese bariya ni bande kandi bavuye hehe? Uwo mwerekaga aramubwira ngo biriya ntubizi. Aramubwira ngo bariya bavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Iyo mpamvu ngo bahora imbere y'Imana bayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi Imana izababambaho ihema ryayo. Ntibadicwa n'izuba, ntibadicwa n'inzara, ntibadicwa n'icokere, kuko umwana w'intama uri hagati ya ya ntebe azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana ngo izahanagura amarira ku maso yabo. Itorero ni umuryango w'Imana. Itorero ryitwa umuryango. Imana yifitiye umuryango witwa itorero. Ni umuryango ufite ubundi buryo bwo kubaho. Agakiza kubarimbuka, umudendezo ku mbohe, kwemerwa nta kiguzi, umutekano n'amahoro ku bafite ubwoba, umunezero ku bantu bababaye, ibyiringiro ku bihebye. Itorero ni ishanga ryera. Muri cya gice cya Petero twasomye, itorero ryitwa ishanga ryera. Muri Petero urwandiko rwa mbere muri biriya bice 2 umurongo w'9 yaravuze ngo itorero n'ubwoko bwatoranijwe, ishanga ryera n'abandi Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ryabahamagaye, ibakuye mu mwijima w'icuraburindi irabazana ngo ibageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ndagira ngo mbabwire ko muri ishanga ryera Imana yironkeye. Itorero ni ishanga ryera. Itorero n'abantu bahamagawe bakuwe mu miryango yo mwisi, bakuwe mu miryango y'abantu bo mwisi, bitwa itorero. Itorero n'abantu bahamagawe bakuwe mu miryango y'abasinga, n'abandi Imana yahamagaye bakuye mu miryango y'abanyiginya, n'abantu Imana yahamagaye ibakuye mu miryango y'abahiga, n'abandi Imana yahamagaye ibakuye mu miryango y'abantu bo mwisi. Ayo mazina mwisi y'umubiri dutuye imbaraga, ariko mwisi y'umwuka itatakaza agaciro. Mwisi y'umubiri kwitwa umusinga bifite icyo bivuze.
kwitwa umunyiginya bifite icyo bivuze, kwitwa umwega bifite icyo bivuze. Hari igihe abantu babyirata, umuntu akaba yakubwira ngo njyewe uranzi umwana w'umusinga. Ibyo bindi abantu barabyirataga, ariko muri Yesu ayo mazina itatakaza agaciro, tukitwa abacunguwe. Ayo mazina itatakaza imbaraga n'ububasha yari afite, tukitwa abacunguwe n'amaraso. Samari y'ibyo bintu mvuze byose, hari umugabo witwa Makedonarde, witwa William Makedonarde, yanditse agatabo kitwa Kristo yakunze itorero. Yaravuze ngo itorero n'abantu bavutse ubwa kabiri. Iyo ni samari y'ibintu byose navuze. Yaravuze ngo itorero n'abantu bavutse ubwa kabiri, kandi ngo bafite umwuka wera mu mitima yabo. Nibo bantu bitwa itorero. N'abantu bavutse ubwa kabiri, kandi bafite umwuka wera mu mitima yabo. Hari undi mwanditsi yitwa Hari Baro, yabayeho mu mwaka w'ikinyejana cya 16, umwaka w'igihumbi 593. Iwe yaravuze ngo itorero nyakuri rya Kristo, yaravuze ngo n'abantu bibumbiye hamwe mu izina rya Kristo, ngo bakamuhimbaza mu kuri kose, kandi ngo bakamwubahisha imitima yabo yose. N'abantu bibumbiye hamwe mu izina rya Kristo, nibo bitwa itorero. Bamuhimbaza mu kuri kose, bakamwubahisha imitima yabo yose. Itorero rifite inshingano enye riri mu isi. Nagira ngo nkwibutse inshingano zawe nk'umunyetorero. Itorero rifite inshingano enye riri mu isi, kandi buri wese muri mwebwe azabazwa uko yashyize mu bikorwa izo nshingano. Iya mbere, itorero ryahamagariwe guhindura isi. Buri wese muri mwebwe, muri aha ngaha, abaririmba n'abataririmba, nagira ngo mbabwire ko buri wese azabazwa uko yashyize mu bikorwa izo nshingano enye. Iya mbere, itorero ryahamagariwe guhindura isi. N'amagambo Yesu yabwiye abigishwa be muri Matayo ibice 28 umurongo w'19, arababwira ngo mujye mu mahanga yose muhindura abantu bo muri yo abigishwa. Yahamagariwe guhindura isi. Umurimo wo guhindura abantu ugeze hehe? Mukristo wa Rehoboti, umurimo wo guhindura abantu ugeze hehe? Inshingano ya kabiri y'itorero, itorero ryahamagariwe kuzana umugisha mu isi. Twahamagariwe kuzana umugisha kuri iyi si. Ntabwo twayihamagariwe kuyibamo gusa no kunyunyuza uburyohe bwayo, ariko twahamagariwe kuzana umugisha mu isi. N'amagambo Yesu yavuze yanditse muri Matayo ibice 5 umurongo w'13, aravuga ngo muri umunyu w'isi kandi muri umucyo w'isi. Ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Muri umunyu w'isi. Aho itorero riri rikwiriye kuba rihatanga umugisha.
niyo mpamvu kugira ngo urusengero ruzafungurwe muri kino gihe bazakubaza ibikorwa bifitiye akamaro abanyarwanda ugiye gukora. Itorero rizemerwa gufungura hano rigafungurirwa ni itorero rizaba ryerekana umurongo rifite wo kudamura abanyarwanda imibereho yabo. Bibiliya iravuga ngo mwahamagariwe kuzana umugisha, igihe kirageze kugira ngo amagambo twigishije abantu tuyakure mu magambo tuyashyire mu bikorwa. Aho itorero riri rikwiriye kubana neza n'isi, rikwiriye kubana neza na leta. Bitari ibyo biracyariho ingufuri nini. Kugira ngo mwakurikiye amakuru nimwibwire ngo rafunguye genzura, nababwiye ngo urubanza ruzabanziriza mu inzu y'Imana. Inshingano ya gatatu y'itorero, Bibiliya iravuga ngo itorero ryahamagariwe kunga abantu n'Imana. N'umurimo w'itorero kunga abantu n'Imana biri mu nshingano zacu. N'umurimo wanyu n'umurimo wawe wo kunga abantu n'abandi. Inshingano ya kane y'itorero, itorero ryahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Izo nshingano uko arenye Yesu azatubaza aho tuzigeze. Ngiye kubabwira ibintu bine Kristo ashaka ku itorero rye. Icya mbere, itorero rikwiriye kuba rirwana rikanesha. Nagira ngo mbabwire ko itorero riri ku rugamba. Yobu yaravuze 7:1 aravuga ngo mbese umuntu ari mu isi ndabasa n'ufashe igihe mu ntambara. Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ngira ngo ni ibice 2:3 aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo bakinejeje wamuhaye akazi. Nagira ngo mbabwire ko itorero riri ku rugamba, ariko urugamba ruzarangira. Rugamba ruzarangira. Abakoze neza umurimo bade guhembwa. Icya kabiri Kristo ashaka ku itorero rye. Kristo ashaka ku itorero rikomeza ubumwe bwaryo. Itorero rikwiriye gukomeza ubumwe. Isengesho rya nyuma Yesu yasengeye itorero. Yaravuze ngo data ndashaka ko babumwe kugira ngo abisi bamenye yuko ari wewe wandumye, ngo babumwe ube muri nge nanjye mbe muri bo. Muri Yohana niwayo magambo yanditse ibice 17 ngira ngo n'umurongo wa 21. Injure 5 mu isengesho rya Yesu yagarutse ku ijambo ngo babumwe. Data babumwe ube muri nge nanjye mbe muri bo, nguko uriho muri ngewe nanjye nkaba ndi muri wewe. Babumwe kugira ngo abisi bamenye yuko ari we wantumye. Gukomeza ubumwe bw'itorero. Itorero rya mbere ryagaragaje ubumwe bwaryo mu bintu nka 4 by'ingenzi. Icya mbere Bibiliya iratubwira ngo bashishikariraga ibyo intumwa zigisha. Icya kabiri bagasangira ibyabo. Icya gatatu bakamanyura umutsima. Icya kane ngo bakundaga gusenga. Bituma itorero rigira imbaraga. Icya gatatu Kristo ashaka ku itorero rye. Itorero rigomba kugaragaza ubwiza mu byo rinyuramwo byose. Itorero rigomba kugaragaza ubwiza. N'amagambo Paulo yandikiye Abaefeso ngira ngo ni muri bya bice 5 murongo wa 26 yaravuze ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo, aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga. Mu byo itorero rinyuramo
rigomba kugaragaza ubwiza. Cyakane Kristo ashaka kwitorera rye. Itorero rigomba kumenya umwanya rizaba rifite mu ijuru. N'amagambo Yesu yaganiriye n'umugore witwa nyina wa bene Zebedayo n'abana be babiri, ngo baraza baramusanga baramubwira bati mwami, abana ngo bari kumwe na mama wabo ngo aravuga ati mwami, ndashaka ko aba bana banje bombi bazicara umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe mu bwami bwawe. Yesu arababwira ngo ntimuzi icyo musaba. Mbese igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, n'umubatizo ndabatizwa muzawubatizwa. Ngo baramubwira bati umubatizo uzabatizwa natwe niwo tuzabatizwa. Yesu kuko yari umuhanuzi ngo amenye yuko urupfu azapfa arirwo nabo bazapfa, ariko arababwira ngo ibyo kuzicara iburyo bwanje n'ibumoso bwanjye mu bwami bwa data ntabwo ari njye ubigaba, ariko bifite abo data yabiteguriye. Itorero rigomba kumenya umwanya waryo ko atari uwa hano mu isi, rikamenya ko rifite umwanya w'agaciro mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ko hari ibyo utazabonera hano mu isi niwizera, ariko uzabisanga mu ijuru. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kwa data mu ijuru ngo hari ikibanza. Mfiteyo umugabane, mfiteyo ikibanza. Reka mbabwire amasezerano ane akomeye itorero rifite, hanyuma nsoze. Isezerano rya mbere, ndagira ngo mbabwire ko itorero rirarinzwe. Kandi ririnzwe n'imbaraga zikomeye cyane. Twasomye ngo naho amarembo y'ikuzimu yafunguka ntabwo azarishobora. Itorero rirarinzwe kandi ririnzwe n'amaboko menshi cyane. Elisa ngo abwira Imana ati Imana muhumura amaso arebe imbaraga zitugose. Ndagira ngo mbabwire ko ntimutinye, itorero rirarinzwe kandi ririnzwe n'imbaraga n'amaboko menshi. Naho amarembo y'ikuzimu ngo yafunguka ntabwo azarishobora. Niyo mpamvu ubutumwa ku itorero ryo muri Sumuri nabo buvuga ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gucirisha bamwe muri mwebwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara igihe mubabazwa, ariko barabwirwa ngo ujye ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iyo tuvuga ko itorero ririnzwe, ntabwo tuba tuvuze yuko itorero ritazahura n'ibibazo. Iyo tuvuga ko itorero ririnzwe, ntabwo tuba tuvuze ko ritazahura n'ibibazo, ariko biba bishaka kuvuga ngo no mu bibazo Yesu azaca akayira. Biba bivuze ngo Yesu azaca akanzu, kandi n'uyu munsi aracyabikora. Aravuga ngo ntidutinye bitugerageza. Yesu azaca akanzu ugasohoka, icyamba Yesu akagucira akanzu. Hari akayira Yesu adaca umuntu wagatambuka. Kabone ibintu byari birumbaraye, byari bije bimeze nk'umuyaga mwishuha, ariko Yesu agaca akanzu, wahagarara ahantu ukikinga bigatambuka, ugasigara ubireba. Yesu azagucira akanzu. Ntabwo ngo azemera ko mugeragezwa ibisumba ukwizera, niko umwanditsi yavuze, ariko aravuga ngo hamwe n'ibitugerageza azaducira akanzu. Yesu adaca akanzu ku bantu be. Niyo mpamvu umwanditsi Dawidi muri Zaburi ya 23 ni Zaburi nkunda cyane, yaravuze ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye ntabwo nzakena, ngo anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akangeza iruhande rw'amazi adasuma, agasubiza intege mu bugingo bwanje, kanyobora mu nzira yo gukiranuka kubw'izina rye.
naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sindatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Aravuga ngo ishimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza iceka. Aravuga ngo ntungangiriza ameza imbere y'abanzi, igikombe cyanjye gasuka kikuzura. Dawidi aravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'Imana bizanyomaho iminsi yose ngiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya! Torero rirarinzwe. Jambo rya kabiri, torero ryahawe ubutware bwo gusenya no gufunga amarembo y'ikuzimu. Ryahawe ubutware bwo gusenya inkuta no gufunga amarembo y'ikuzimu, kandi nta kizabananira. Muri Luka ibice 10 ngira ngo n'umurongo wa 20, n'amagambo Yesu yaravuze ngo bahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo, kandi nta kintu kizabananira. Isezerano rya gatatu itorero rifite. Kristo azaza gutwara itorero. Ejo yatwaye Mudagiri, Revera Mudagiri twakundaga cyane. Mudagiri Noah, nimero ya mbere y'umurenge yarayagiye. Itwa Noah, nimero ya mbere mwivuga butumwa yarayagiye. Ejo ni wewe, ejo ni njyewe. Se mwari mubizi ko Yesu ari mukuza? Yesu ari mwaraza, yaravuze ngo mube maso kandi muhore mwiteguye. Yesu ari mwaraza, ari mwaratwara umwe. Yesu azaza gutwara itorero, ntubirebere muri 27 na 28. Birashoboka yuko uyu mwaka wa 2025 wa utahamo. Ndakubaza ngo uriteguye? Yesu aje muri iki cyumweru yasanga witeguye? Iyo yaje hari amagambo atamuhagarika. Umuntu ngo yigeze yabwira Yesu, aramubwira ati mwami nuzaza kuntwara uzambwira, uzamenyesha. Yesu ati nzakubwira rwose. Wabwira Yesu ati nuza ntuzantungura uzambwire kuje kuntwara. Yesu ati nzabikora. Umunsi umwe kukazi yaho yakoraga baravuga bati runaka yapfuye yagiye, bakoranaga ajya gutabara. Ngo buce aho yaratuye muri quartier umuntu yitaba Imana ajya gutabara. Ngo buce ku rusengero aho yasengeraga umuntu yitaba Imana ajya gutabara. Ngo buce muri korari rwo baririmbanaga aragenda ajya gutabara. Igihe kigeze Yesu araza aravuga ati uyu munsi ni wewe. Babwira umwami Yesu ati narakubwiye ngo uzabane unteguze. Yesu aramubwira ngo naraguteguje. Ubwo ku kazi iwanyu hafaga umuntu ukajya gutabara, burya nari naguteguje. Ubwo muri quartier iwanyu umuntu yagendaga ukajya gutabara, naraguteguje. Mu rusengero aho usengerwa umuntu yagendaga ukajya gutabara, naraguteguje. Abantu bibwira ko Yesu atazaza kandi ari mwaraza, anayita moja. Ndabaza abakristo ba Rehobote, mwiteguye gutaha iwacu? Muriteguye cyangwa mufite ubwoba bwo gutaha? Ndashaka kubabwira ko nta kizahagarika uwo munsi nugera.
ndakizahagarika uwo munsi nugera. Icyo nagusabaga kandi nkwifuriza ndagusoza. Wari ukwiriye guhagarara nka Paulo. Yaravuze ngo nanjye igihe cyo kugenda kirageze, wakati wangu umefika. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ndarinze ibyo kwizera. Gisigaye mbikiwe ikamba yo gukiranuka y'umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njyenyine, nabifuza kuzaboneka kwe. Niba hari umunsi ukomeye kuri wewe, no munsi wo gutaha, ukwiriye kwitegura ko hari umunsi uzataha. Ndagira ngo mbabwire ko mw'isi iwacu hari umuririmbyi wavuze ngo tuzimuka mw'isi tugera iwacu aho twubakiwe n'umukiza. Yesu abwira abamwizera, arababwira ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Isezerano rya nyuma rya kane ngiye kubabwira muyo nari nateguye, ni isezerano ry'umwuka wera. Nagira ngo mbabwire ko ndimutinye. Yesu yaduhaye umwuka wera ingwate. Niwe utuma ducuranga bigakunda, niwe utuma turirimba bigakunda, niwe utuma dusenga. Aracyari mwitorero, arimo areza itorero, arimo araritegura kugira ngo Kristo azaritware ari umugeni umukwiriye. Muhaguruke dusenge. Petero yatubwiye ngo nuko mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu yo kubabwamwo n'Imana mu mwuka. Arongera aravuga ngo mumenye ko muri shanga ryera. Iyo mpamvu mudakwiriye kwitwara uko mwishakiye, muri shanga ryera. Petero yaranditse nanone mu nzandiko ze, aravuga ngo igihe cyashize ngo cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, nko kurarikira no kunywa inzoga nyinshi. Ariko ngo ubwo basigaye batangazwa nuko mudakabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya, nyamara bazabibazwa no witeguye guca imanza z'abazima n'abapfu. Ibyo ni igaburo ryera. Hano nzaba ndi kumwe namwe. Arantumiye. Masengesho nayo kwitegura igaburo ngira ngo. Ese uriteguye? Nimugoroba bampaye akanya ko gutanga ubuhamya kuri uwo mukozi w'Imana, kuko yatashye turi kumwe ari uyobora paruwasi ya Kimihurura. Nubwo ni mu kiruhuko cy'izabukuru, bampaye akanya kugira ngo muvugeho. Ariko mu ijambo rimwe nababwiye ngo nta myotsi munukaho. Muri kino gihe abantu barakorera Imana ariko bafite imyotsi. Nagira ngo mbabwire ko twikiranura n'uturega, wikureho imyotsi. Nimba wumva umutima wawe udatunganiye Imana, mu maraso ya Yesu, maraso ya Yesu, nta hantu twoga tugaca, imwimesero, nta hantu tumesa imyambaro yacu y'agakiza. Yesaya yaravuze ngo nzajya nishimira Uwiteka, kandi ngo nzajya nishimira imbabazi ze, ngo kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akamfubika umwitero wo gukiranuka. Aravuga ngo nguko umukwe arimba akambara ikamba, n'umugeni ngo akambara iby'umurimbo, ni ku Uwiteka ngo azazana gukiranuka n'ishimwe mu mahanga. Niba wumva umutima wawe harimo gishakwe, harimo ikintu cyakubuza kujyana n'umwami Yesu, uyu munsi yagarutse gutwara itorero rye. Ikimenyetso ni kimwe gusa, wagira gutya tugasenga, ni gutya gusa.